Ngiye kubabwira ibintu bitanu cyangwa se bine bitangaje hano muri Norvège mu gihe cya sama cyangwa mu gihe cy'iki gihe turimo cy'izuba. Ubu ngubu ni mu masaa 4 cyangwa saa 5 z'ijoro, ariko ngira ngo urareba ukuntu hasa. Ibi bintu ndagira ngo tubivugeho turi kugenda twiganirira, kuko ni nayo masaha mbiriye mu kazi. Ariko ubu wagira ngo ni ku manywa aho abandi baryamye, kuko ubu ngubu tugenda imbere amasaha agera muri 2 ku masaha yo mu Rwanda, mu Burundi cyangwa amasaha ya East Africa. Kuvuga ngo aha nimba ari saa 4, hariya mu Rwanda ni saa 6 z'ijoro, mu Uganda naho ni saa 6 z'ijoro aho ngaho. So urumva yuko ibihe mbega biba bigoye. Rero nkuko mubizi hano iyo bigeze mu gihe cya sama, cyangwa bamwe mutabizi, mu gihe cy'izuba cyangwa mu ki bajya babyita ngo mu cyanda mu ki, aha ngaha ntago bwira, usanga tugejeje izi saha hakiri ku manywa, ndetse buraza kwira neza guhera mu masaha ya saa 10 z'ijoro abantu bari kubyuka, cyangwa saa 9 nibwo hazamo akijima nabwo gakeya, noneho saa 11 bukongera bugacya. Mbega isaha 1 cyangwa 2 hazamo akantu kakijima kerekana ko bwije, ariko ntabwo bugira gute, ntago bwira. Rero iki ni ikintu gitangaje cyane, ibibazo abantu bahura nabyo ari ubwa mbere uje muri Norvège. Ibi bintu bishobora kugucanga ukagira ngo ntago bwije, ukaguma wiyicariye kandi amasaha yagize gute, amasaha yagiye. Rero iki ni ikibazo cyane ku bantu baba bafite abana. So kuba ufite abana nko muri iki gihe amashuri yarafunze, abana bafunga amashuri mu kwa 6 bakongera gufungura mu kwa 8, nko mu matariki 15 17 aho. Bivuze ngo rero abana ntibaryama, abana baba bari mu rugo bareba televiziyo, bandi bafite za telefone zabo. Umwana akakubwira ati ntago buri kwira, ntago ari mu ijoro, wamubwira ngo ni mu ijoro akanga kubyumva. Abana rero bibabera ikibazo cyane gikomeye, ndetse n'abantu bakuru ibitotsi birabura, ariko ku bana ho birabura cyane. Ugasanga abana baryamye nko mu saa 6 z'ijoro, saa 7, saa 5 n'igice, ariko cyane saa 6 z'ijoro. Rero ugasanga abana barabyuka nanone, nimba babyutse barabyuka saa 6 z'amanywa cyangwa saa 5 z'amanywa, cyangwa abantu bakuru kubera nta n'akazi bamwe baba barimo bakabyuka saa 7, saa 8 bamwe na bamwe. Ugasanga nyine biri kugora ubuzima kugira ngo umuntu aryame yumve ibitotsi bimushizemo ari ikibazo. Ukaryama ukererewe, ukabyuka ukererewe. Waba ugize gutya ngo uruhukeho ukabona burije n'ubundi, ukavuga uti nibwo nari nkibyuka cyangwa nibwo nari ngize gute, nturyame. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo ni ikibazo gikomerera abantu muri iki gihe, kubera igihe cya sama kiba cyahindutse. Ubwo rero icyo ni ikintu cya mbere gikomerera abantu hano, ndetse cyane iyo ukihagera uje muri ibi bihugu, waba uje gutembera cyangwa uje kuhaba, icyo kintu ugomba kucyitega yuko ibihe bizahindagurika bikaba byakubera ikibazo. Ikindi gihe kibaho, nituva muri ibi bihe tuzajya mu gihe cy'umwijima, aho bwira kare nanone bukira kandi hakiri kare. Ugasanga ni saa 6 z'amanywa cyangwa ni saa 4 ni saa 2
saa moya cyangwa saa 12 buba bwatangiye kwira. Ubundi bitangira kwira neza mu masaa 9 saa 10 aho hose aba ari mu ijoro. Ubwo rero no kuvuga ngo ubwo ibihe byose uba ugomba kumenya uko bigenda, ntibikubuze gukora ibigomba gukorwa. Ikindi kintu uzasanga inaha kigoye muri ibi bihe nuko usanga abantu bahora bagenda amanywa n'ijoro. Nk'ubu ngubu ni saa 5 ariko urabona imodoka ziri kugenda. Imodoka zo ntizihagarara, ariko mu gihe cyo nuzari igihe usanga imihanda yose nta bantu barimo. So rero reka turekera ahangaha video y'uyu munsi. Ubutaha ejo bundi muzakurikirane video ivuga ku bijyanye n'imirimo niyo ngiye kuzakora, kuko abantu benshi bambazaga imirimo abantu bashobora kubona hano muri Norvège. Noneho ikurikiraho tuzatuvuga ku bijyanye n'ukuntu hari abifuza kuza inaha, ibisabwa ibiki, ibintu byinshi nyine ku muntu wifuza kuba yagera inaha tuzabivugaho, kuko bimwe ndakora research yabyo, kuko mba ngomba kubaha amakuru yizewe neza, kugira ngo ntibibe ibintu bidafatika, bibe ibintu bishobora kugufasha kandi by'amakuru yizewe neza. Rero hano nakagaruka, mukore subscribe, munakore like, mwandike ibyifuzo byanyu muri comment, hanyuma dukomereze aho, kuko ahangaha niyemeje kubaha buri kintu cyose, buri makuru yose mukeneye kumenya. Uyu munsi rero ntago nari byose ntago nari kubivugaho ibintu bitanu nababwiye, ariko ibyo by'ingenzi mbabwiye nibyo nari nshatse kubabwira bijyanye n'igihe uko inaha bimeze by'amasaha. Gusa ubu urabona ko muri video hasa nk'ahijimye, ariko ntago hijimye, gusa ni ukubera nyine ibara rya kamera nashyizemo, ariko haragaragara neza. Urabona ko nta n'amatara ari ku mihanda, turi kugenda nta matara ariho. So rero bye bye, kandi subscribe, mukore na share, muna commenting. Tuzongera naho ubutaha.